Yesu Kristo ashimwe. Bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ku itabaza ry'agakiza. Umunsi mwiza kuri mwese, mbifurije ishya n'ihirwe. Muri kumwe n'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, Twahirwa Emi. Muraho neza abari hirya no hino ku isi, muraho neza abari mu bihugu duturanye, Abarundi, Abakongomani, Abagande, abari muri Tanzania, abari muri South Africa, muri Afrika amajyaruguru, ku isi yose muraho abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Turabiyegereje mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero ndagira ngo twige ijambo ry'Imana ritubwira buryo ki tukwiriye kuba abakristo beza bafasha abandi, kuba umukristo mwiza ufasha abandi. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Uwiteka Nyiringabo, uri Adonai, witwa Ndiho. Wewe waduhaye umwana wawe Yesu Kristo ngo atubere igitambo, akemera kumena amaraso, akemera kubabazwa, ntatinye n'urupfu, akarunesha atuneshereza. Ibyo byose yabikoze kubw'urukundo wakunze umuntu. Data, urakoze kubw'uyu mwanya uduhaye, turagushimiye. Ngwino iri jambo ryawe Mwami urisobanurira imitima y'abantu bawe kuruta uko umuntu wakoresheje yarivuga. Uhimbazwe kuri mwiza kandi uhimbarizwe kunesha iteka ibihe n'ibihe. Amen. Haleluya, haleluya. Mbaye ikaze nanone ku itabaza ry'agakiza kugira ngo twigane ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dufite umutwe w'amagambo uvuga ngo kuba umukristo mwiza ugafasha n'abandi. Kuba umukristo mwiza ugafasha n'abandi. Muri iyi si dufite inshingano eshatu kandi tugomba kubahiriza mu by'ukuri turi abakristo. Icya mbere ni umuco w'isi dutuyemo. Isi ifite umuco wayo. Aho dukomoka hafite umuco waho. Ibihugu tubamo hari umuco waho. Uwo muco nawo ngo ugomba kubahirizwa. Hari umuco w'imiryango dukomokamo. Uwo muco nawo tugomba kuwubamo. Hari umuco wa Kristo. Umuco wa Kristo iyo uje hari ibyo wanga muri iyi mico tumaze kuvuga, muri ibi dufitemo inshingano. Ushobora nko gusanga umuco w'isi udutegeka kuraguza, udutegeka guterekera. Iyo umuco wa Yesu Kristo, iyo umuco wa Kristo uje muri wowe, wanga uyu muco w'isi. Mu miryango yacu hari igihe usanga hari za karande zikomoka ku mico y'ibyo bagiye baziririza. Umuco wa Yesu Kristo iyo uje muri wowe, wanga uyu muco w'imiryango dukomokamo niyo tubamo. Kandi ibyo byose dukwiye kubibamo turi abakristo dukijijwe. Dukwiye kubana n'abatarakizwa bakinywa inzoga ariko kandi dukijijwe, tukababwiriza ubutumwa bwiza tutabahunze. Haleluya. Matayo ibice byaho 5 umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Ahangaha hagaragara Yesu yatwerekaga ukuntu dukwiye guhindura isi. Isi yo ubwayo idakwiye kuduhindura. Isi dukwiye kuyihindura ikaba nziza ku bwacu, ariko isi ntiduhindure ngo tube abisi. Ahubwo isi ikwiye guhinduka kubera twebwe. Haravuga ngo muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uryoshywa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihishira. Ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Amen. Haleluya. Kubera iki abantu badahimbaza Data wa twese wo mu ijuru? Aho twaba tubifitemo uruhare, aho twaba tutababera umucyo, aho twaba tutabaryohera mu ngeso zacu. Yewe twavuze ko dukijijwe, turanabidekarara, yewe turanabatizwa, ariko turacyakubitana nab'imitego mu duhegene tujya kunywa inzoga. Nta mucyo babereyeho. Muracyakubitanira mu marogi, usohoka binjira kandi witwa ko wakijijwe. Shuti yanjye,
umucyo iyo ugeze mu mwijima, umwijima urahunga hakagaragara umucyo. Iyo umunyu ugeze mu byo kurya, ubushari buva mu byo kurya hakazamo uburyohe. Niko dukwiye kubera isi. Isi dukwiye kuyibera umucyo, isi dukwiye kuyibera umunyu. Abatubona tugenda, abumva tuvuga, ababona dukora, abo ngabo bakatubonamo icyiza, bakabona Kristo muri twebwe. Yesu aravuga ngo abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Iyo bakubonye bahimbaza Data, iyo bumvise uvuga bahimbaza Data, iyo babonye ugenda bahimbaza Data, ibyo urya n'ibyo unywa bituma bahimbaza Data. Nshuti yanjye, ukwiye kuba umunyu w'isi, isi ukayiryohera, ntikuryohere. Bitandukanye. Ntabwo isi ikwiye kukuryohera, wowe ukwiye kuryohera isi. Ntabwo isi ikwiye kukumurikira, wowe ukwiye kumurikira isi, kubera yuko nyir'umucyo, umucyo uri muri wowe ari we Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Shuti bene Data, shuti bakristo ba Yesu, bana b'Imana, ntabwo isi ikwiye kutuyobora, ntabwo ikwiye kudutwara, dukwiye kuyitwara. Ntabwo ikwiye kutubera umucyo, nitwe dukwiye kwibera umucyo. Haleluya. Ese muri twe hari umuntu utazi umumaro w'umunyu mu byo kurya? Hari utazi umumaro w'urumuri mu ngo z'iwacu? Nta n'umwe. Ibaza inyama zitarimo umunyu, uburyo wazirya wumva umeze, zaba ziryoshye? Ibaze ifi washyize muri firigo gusa, warangiza ukayiteka nta munyu, ese yaba iryoshye? Oya. Ni ukuvuga ngo umunyu ugira akamaro ko gukura ubushari mu biribwa, ibyari ubushari bigahinduka uburyohe. Umucyo nawe ugira umumaro wo gukura umwijima, ahari umwijima hakaza umucyo, umuntu akabasha gukora yisanzuye. Mu mwijima haza inzoka, mu mwijima haza imbeba, kandi twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion mu izina rya Yesu Kristo. Iyo uretse umwijima ugataha muri wowe, inzoka zihera ko zikaza. Iyo uretse umwijima ugataha muri wowe, ibimonyo n'imbeba bihera ko bikaza. Ariko iyo umucyo uhari, nabyo ubwabyo birawutinya, n'igihingukije umutwe urawumena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. None se hari utazi akamaro k'urumuri? Ntawe. Haleluya. None hari ikindi, ubwo umucyo nta kindi waba ukumariye usibye gusa kuguma mu mwijima, kubera ko umucyo wawutaye, kubera ko wavuye hari umucyo. Ese umunyu wangiritse ugashiramo uburyohe bwawo, hari ikindi waba umaze usibye kuwujugunya, ugakandagirwa, ukajugunywa muri puberi? Nta kindi. Ubwo rero umukristo uretse ubukristo aba akimaze iki? Ni igiki aba akimaze? Umukristo waretse ubukristo aba akimaze iki? Itabaza ritaka riba rikimaze iki? Umunyu utarimo uburyohe uba ukimaze iki? Petero wa mbere ibice byaho 3, umurongo waho wa mbere kugera ku murongo wa 2. Ahangaha tugaragariza uburyo ingeso zacu zishobora guhindura abantu. Ingeso z'umugore zishobora guhindura umugabo, nubwo babanye adakijijwe ariko agahinduka akaba umukristo mwiza. Ingeso z'umubyeyi zishobora guhindura umwana, ingeso z'umugabo zishobora guhindura umugore ngo yarakunaniye. Ni ukuvuga ntacyo abona kuri wowe. Nubundi iyo avuze mu burakari na kamera afite yo kurakara, gifite n'umujinya, nawe uhera kukarakara. Nta tandukanira abona ryawe nawe. Nubundi witwa ko wakiriye Yesu Kristo, ariko babandi bitwa ko ari abasinzi wasize inyuma hahandi, nubundi iyo baje mu kubitanira imitego ahantu mu duhegene, mujya kunywa inzoga, mujya kunywera mu ducupa runaka tutariho marike z'ibyo biyobyabwenge. Nubundi mujya mukubitana imitego musohoka, abandi binjira muri lodge kandi muvuga ko mwakijijwe. Nubundi mujya mukubitana imitego murwanira ku matelefoni ngo watabona message ya runaka kubera yuko hari ibyo ukeka. Uko wari utarakizwa nta mpinduka yabonye, kuko utemeye umucyo nguze muri wowe. Nubundi umwijima ukiri muri wowe.
uko wari uri imbere ni kukiri, nta mpinduka yabonye, nta tandukaniro yabonye. Iyo ni imwe mu mpamvu ituma utabasha kumurikira abandi badahinduka. Nyamara ukwiye kuba umukristo uhindura abandi bagahinduka kubera wowe. Haleluya, haleluya. Mugabo, guzatuma umugore ahinduka. Mugore, mutuma abagabo banyu bahinduka kubw'ingeso nziza. Abana, mutuma ababyeyi bahinduka kubw'ingeso nziza mwaberetse. None se ubwo ntiyaba abaye umunyu, ntiyaba abaye umucyo w'isi? Ingeso zawe nziza zitumye abasinzi bahinduka, ingeso zawe nziza zitumye abasambanyi bahinduka, ingeso zawe nziza zitumye abajura bahinduka, ingeso zawe nziza zitumye abihebe n'abari bagiye kwiyahura bahinduka. Kuko wari ugiye kwiyahura ukabireka kuko Yesu Kristo yakumurikiye, ubwo buhamya wabutanga abandi babwumva nabo bagahinduka, kandi koko bakabona ko wahindutse. Haleluya. Ikibazo rero nuko dushaka kuba umunyu, nuko dushaka kuba umucyo mu nshuti zacu za hafi gusa, mu miryango yacu, abo tubana ku munsi ku munsi gusa, ariko abandi bantu tugira aho duhurira ntibabimenye. Ndashaka gukizwa ariko mu kazi ntibamenye ko nkijijwe. Ndashaka kuba umuvugabutumwa mu rusengero gusa ariko hanze ntibabimenye. Ndashaka kuba umukristo ukijijwe mu ibanga. Oya, ijambo ry'Imana Matayo 5 hasi haratubwiye ngo ntawe ukongeza itabaza. Shuti yanjye, Matayo 5:15 avuga ntawe ukongeza itabaza ngo aritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Haleluya, haleluya. Dukwiye kuryohera isi yose n'abayituye ku kigero umuntu wese amenya ko uburyohe bwawe, ku kigero umuntu wese amenya ko wakijijwe. Isi dukwiye kuyiryohera, ntabwo ikwiye kuturyohera. Isi dukwiye kuyimurikira, ntabwo ikwiye kutumurikira. Ni gutumurikira isi. Yewe abantu Kristo turimo kumushakira mu bitangaza, turimo kumushakira mu mirimo n'ibikomeye by'amafaranga no gukira indwara z'ibyorezo. Turashaka kumugerageza gusa tureba ngo ese ashoboye kubikora. Arabizi ko abishoboye, n'ababizi barabizi ko abishoboye. Ntago azabikora kuko urimo kumugerageza. Kuko ijambo ry'Imana Matayo 6:33 havuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo gusa, ibindi byose ni inyongera. Amazu ni inyongera, urubyaro ni inyongera, gukira indwara ni inyongera. Shuti yanjye, shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo gusa. Yesu Kristo ashimwe. Isi ikeneye urumuri, isi ikeneye uburyohe buturuka muri we wa rumuri, buturuka muri we wa munyu. Nyamara ngo nutakaza umunyu nta kindi uba ukimaze usibye gutakazwa, usibye kujugunywa. Imana idufashe. Ese iyo ugenda, iyo uvuga, urya cyangwa se uri ahandi, bajya bamenya ko uri umukristo? Bagenzi bawe barabimenya, abo mukorana barabimenya, iyo uvuga barabimenya. Ibiryo biri mu munyu iyo biriye urabimenya. Ntago ari ngombwa kugira ngo harimo umunyu. Oya, ushobora no kuba mwinshi ugahita uvuga ngo ibiryo birimo umunyu mwinshi. Iyo ibiryo birimo umunyu urabimenya, ntibyihishira. Ikindi ntago umucyo ushobora kuwuhishira, ntibikunda, ntibishoboka habe na gato. Mariko ibice 2 umurongo wa 15 kugera ku murongo wa 18 hatwereka buryo kigukizwa. Haleluya. Hatwereka buryo kigukizwa atari ukwihagararira, ari ukugenda tukavuga ubutumwa bwiza, ari ukubihamya mu nzira, ari ukubigira kamere. Haleluya. Yaba mu migendere, mu mivugire, mu mikorere, mu mirebere, ibyo byose tukagaragaza gukira, uburyo twakize, tugafasha n'abandi gukira. Haleluya. Aravuga ngo haguruka, aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu y'uwo bafungura, abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be
kuko abajyanaga nawe bari benshi. Abanditsi bo mu bafarisayo babonye asangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, babwira abigishwa be bati, mbega asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Yesu abyumvise arababwira ati, abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Icyo gihe abigishwa ba Yohana n'abafarisayo biyirizaga ubusa, nuko baraza baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'abafarisayo biyiriza ubusa, nyamara abigishwa bawe ntibiyiriza ubusa? Yesu arabasubiza ati, mbese abasangwa bakwiyiriza ubusa bakiri kumwe n'umukwe? Bakiri kumwe nawe ntibakwiyiriza ubusa. Haleluya. Nshuti bene data, tujya twibeshya ko agakiza twabonye, tujya twibeshya ko agakiza twagize ari impano yo kugundira gusa. Yego nibyo kugundira kugira ngo utabitakaza, ariko si ibyo kugundira ngo utavuga, si ibyo kugundira ngo utabwira abandi. Iyo ubwirije undi agakizwa ntacyo bigabanyaho ku gakiza kawe. Iyo ubwirije undi akava mu byaha ntacyo bigabanyaho ku gakiza kawe, ahubwo birakongera. Erega usibye n'ibyo gusa, nubwiriza umujura muri karitsiye y'iwanyu agakizwa, iyo karitsiye hazazamo amahoro. Bavuga ngo noneho uwanikaga imyumbati akavuga ngo runaka arayijyana, yarakijijwe, siko biri bugende. Uwajyaga kuzirika ihene mu cyaro akavuga ngo noneho ndasanga runaka yizituye, wa muntu ubwo yakijijwe ntabwo umutima uri buhagaze. No, uwavugaga ngo igipangu nibagiye gukinga, ngo noneho reka ngure imbwa ngo izajya imfasha kumoka, izajya imoka nkumva kurinda. Uwo nguwo ndagira ngo nkubwire ngo ubwo wamubwirije agakizwa, n'akazi k'uburinzi karagabanyutse. Inzego z'umutekano nazo ziradohokerwa kubera ko ibisambo byagabanyutse, kubera ko wabereye urumuri, kubera ko wabaye umucyo, wabereye isi umucyo, kubera ko wabereye isi umunyu, kubera ko wayiryoheye. Abandi bakumva uburyohe buri muri wowe, bakaza gushaka ubwo buryohe ari bwo Kristo. Kristo uri muri wowe. Haleluya, haleluya. Imana yacu nidufashe. Yesu ati, sinazanywe no gushaka abakiranuka, keretse abatarakizwa, keretse abakiri mu byaha. None se wowe ntibagushaka? None se wowe ntago bakeneye kumva icyiza ubabwira, icyiza wagize, ibyiza wabonye? Umucyo n'umwijima ntibishoboka ko biba hamwe. Oya rwose, kimwe kijyaho ikindi kitari. Mu gihe rero hari nk'umucyo, ugomba gutuma, mu gihe uhari nk'umucyo, ugomba gutuma ibyo bikorwa by'umwijima bigenda. Uwo ahari nk'umunyu, ugomba gutuma ubwo bushari bugenda, kubera yuko uri umucyo w'isi. Haleluya, haleluya. Umushari ugomba kugenda kubera ko hari umunyu. Noneho abadakijijwe bagomba kuba inshuti zacu. Yego nibyo. Kugira ngo tubabwire ubutumwa bwiza, tugomba kubegera, ntago tugomba kubahunga ngo nuko ari abasinzi, nuko ari abasambanyi, nuko ari abajura. Oya, abo nibo bazanye Yesu Kristo, kuko nawe ntiyagusanze ukiranuka. Yasanze uri umusambanyi, yasanze uri umujura, yasanze uri ikihebe, yasanze uri indakorwaho, kubaka byarakunaniye, urushako rwara, uko niko yagusanze. Arangije aragufata, araguhindura. Niyo mpamvu ubwo wahindutse, ubwo wemeye kuba umucyo w'isi, ubwo wemeye kuba umunyu w'isi, ukwiye kuryohera abandi, ntabwo ukwiye kubarekera ubushari bafite. Ukwiye kubegera bagasogongera ku buryohe bwa Yesu Kristo uri muri wowe, hanyuma nabo bagakizwa. Bwana si uranyumva? Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Matayo 14, Matayo 14 hatubwira uburyo ki turi umucyo, kandi umucyo ntibawuhisha. Ntago bawuhisha. Umurongo wa 15 ntago bawuhisha. Oya ntibishoboka. Matayo 5:15 ntago umucyo bawihisha. Ese intego y'urumuri cyangwa se umumaro warwo ni uwuhe? Ni ukuboneshereza ahatabona.
ni ukwirukana umwijima. Yesu ashimwe. Umucyo nta wundi mumaro wayo, ni ukwirukana umwijima aho uri. Abakorinto ba kabiri ibice 4 n'umurongo waho wa 10 n'umurongo waho wa 3 kugera ku murongo waho wa 6 hatubwira iki? Abakorinto ba kabiri ibice 4 umurongo waho wa 3 kugera ku wa 6. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka, Imana idufashe, aribo batizera, aho Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu, ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mutima yacu, kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Haleluya. Ibyo ubwiriza abandi nibyo nakubwiye, agakiza kawe kubibwira abandi ntacyo kagabanukaho, ntacyo ugabanukirwaho. Babwire kuvuga n'ukwaca, ariko guhindura n'ukw'Imana. Babwire ko Yesu abakunda, bipostinge ku status yawe, bibandikire mu message, bwiriza ijambo basendingire. Kubwiriza n'ukwacu, kuko twahawe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo tubuvuge kubw'ineza y'umwami, kubw'umucyo twaboneye mu maso ha Yesu, hanyuma Yesu Kristo ahindura abantu be. Haleluya, haleluya, haleluya. Turi umucyo w'isi, kandi turi umucyo, kandi umucyo ntiwihishira, ntibishoboka na gato. Simbizi ariko wowe urabizi. Uburyo ubera abandi umucyo urabizi, uburyo ubera abandi umunyu urabizi, wowe urabizi. Ntago idini, ntago umuryango ari byo mucyo. Umucyo ni Kristo uri muri wowe. Ntago kuba uri ubwoko runaka, ntago kuba uri ukomoka kwa runaka, ntago kuba uri umutunzi, kuba uri umworozi, kuba uri umuntu uri ku kigero runaka. Ntago ibyo ngibyo, ibyo si wo mucyo. Umucyo ni Yesu Kristo uri muri wowe. Ahubwo ni gute abantu babera umucyo? Abafilipi ibice 2 umurongo wa 14 kugera ku murongo waho wa 15. Haleluya. Hatwereka buryo ki tudakwiye kwitotomba, tudakwiye kureka abandi, tudakwiye kubavaho, ntago ari ibicibwa. Imana yacu ishimwe. Mureke umucyo wanyu uboneke hose. Haleluya. Imana idusaba gukora imirimo myiza ikururira abandi kuri Kristo, ikura abandi mu byaha, ituma abandi bahinduka. Aho ingaruka z'ubukristo bwawe bukwiye kugera ku bana bato. Ukwiye kubera abana bato umucyo, ukababera umunyu. Ku bagore ukababera umunyu, abagabo ukababera umunyu, abarwayi ukababera umunyu, mu buzima ukagerayo, ukaba uri umuganga, ntuvure gusa ukanababwiriza. Haleluya. Ku ishuri ntubure umwarimu gusa cyangwa umunyeshuri, ukiga ukanababwiriza, ukigisha ukanababwiriza, kuko ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Muri business ugakora, ugacuruza, mu bakozi mukorana ariko ukanababwiriza. Haleluya. Mu bugeni n'ubuhanzi ukaririmba kandi ukanababwira ubutumwa bwiza mu buryo bwose ukora. Mu gushushanya ukababwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ibyo ushushanya bikahamya uburyo Yesu Kristo ari mwiza. Haleluya. Mu buyobozi abuyobora bakamenya ko uri umukristo kandi bakakira imbaraga za Yesu Kristo ziri muri wowe. Mu muryango ukomokamo n'ugukomokaho bakamenya ko uri umukristo. Ba umucyo, ba umunyu w'isi, kuko uzatuma isi iba nziza, kandi Kristo azabiguhembera. Yesu Kristo azaguhemba kuko wemeye kuba igikoresho, kuko wemeye gusakaza ubutumwa bwiza yaguhaye. Yesu Kristo abahire kandi arabakunda cyane. Imana yo mu ijuru, Imana isumba byose, ibahereza imbaraga zo kurushaho kuba umucyo no kuba umunyu. Isi ihinduke
abantu bahinduke, kubera yuko twaharaniye kugaragaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buri muri twebwe tukabahindura. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Ndabakunda, bahaye ikaze ku itabaza ry'agakiza. Imana ibahe umugisha. Amen.